nta musore uri hejuru y'imyaka 20 urumva nyirashyize hejuru y'imyaka 25 utaha iwabo uzamenya ko kubera ko inshingano utafashe ukiri mutoya sina neza ko n'uwo ushaka nk'umugore ufite 35 ariko uzajya kubikora. Iyo umuntu yagiye kuba hanze muri ghetto afite imyaka myinshi atangira kumenya responsibility, atangira kwifatira responsibility, akamenya uyu munsi ndarya, ejo nta mafaranga mfite ngomba kuyashaka nzishyura landlord ibintu nk'ibyo. So rero iyo ushatse umugore biragufasha, bigufasha rero bya bintu n'ubundi wakoraga ni nk'ibyo rero bigiye kwisubiramo, sibyo ko wenda yongeraho ibindi bike ariko biragufasha cyane. Inama nabagira rero ni mwiza. Ubu muri iyi minsi turimo turagenda dusatira n'umusozo. Abasore n'inkumi ikintu buri iyo bageze mu bwangavu n'ubugimbi ikintu kiba kibaraje inshinga kibari ku mutima no kubona umukunzi. Ubu ngubu umusore yaje kureba umukobwa muri iki gihe nayahe magambo amubwira? Hari n'udukurikiye ushaka kumenya abigenza ate? Abaranga bo ntago bakibaho. Biba byiza iyo wihuriye n'umuntu mukavugana nyine ukaba ari wo mwapproachinga ku giti cya nta muntu umugwaramo pasi cyangwa se umukurangisha. Hari n'abahurira kuri social media ariko impundu zo kuri social media ntabwo zijya zinamba, zihita zitandukana, biba ari scam. Umenya neza ko biba ari scam. Murakundana ugasanga agusabye amafaranga cyangwa se ubura yamusabye bikarangira mutanabonanye. Ariko umuntu mwihuriye neza mukivuganira ukamwaka nimero, iyo ugize Imana ugasanga umukobwa cyangwa se umuhungu ufite imyitwarire myiza mushobora gukundana igihe kinini. Ariko nyine usanze ari wa wundi warebye uko hanze bimeze ntabwo bishobora kumara, aho ujyana amafaranga ntabwo amagambo. Hanyuma noneho rero iyo aje kugusaba urukundo ubu ngubu nayahe magambo yakubwira wenda ukumva gukoze nko ku mutima ukavuga uti mvuye mu byanjye? Kuri njye ntayo. Urumva ntabwo najya kubeshya abantu nta muntu urayambwira. Kuri njye ntayo. None se ubu nta kintu kijya kigukora ku mutima kuko umuntu yaza akakubwira? Ashobora kuza wenda yafashe mu mutwe umuvugo wa rumaga ntabwo bikigezweho akavuga turakarabo aturakarabo by'imivugo byo turabo ntabwo bikigezweho. Ibyo ni ibya kera tukiga muri primaire no kwandika utubarura, ibyo byari ibya kera. Ubu ngubu mpamya neza ko mufata ukamusohokana mukabivuganira hanze ukamubwira ko umukunda mu magambo make nabwibuze menshi bihita bipfa. Shaka uri guca intege abana b'abasore noneho uzanyemo ikintu ngo cyo gusohokana umwana w'umukobwa. None se yaje akagusura mu rugo iwanyu? Mu rugo nyine. None se azagukura nk'umugeni? None se ati mu rugo kandi? Oya biba byiza nk'iyo ugiye kubwira umuntu ko umukunda ubimubwirira ahantu hatuje. Hanyuma se mwebwe muracyavuga ngo mugiye kubitekerezaho cyangwa musigaye mwemera mu bihe? Nta kintu tuba dutekerezaho tuba tudafite. Umukobwa ukubwira ngo ngiye kubitekerezaho ntabwo agukunda nawe azanagukunda, ko ushobora gutegereza ukazananirwa. None ibyo bintu abagiye gutekerezaho kandi yagusubiza. Nzabitekerezaho nta ikibazo. Abakobwa babikora se bo urabavuga iki ati ngiye kubitekerezaho? Ndabyemera abakobwa bo mu cyaro ashobora kubikora kubera udusoni n'iki, ariko nta mukobwa w'umusirimu wavuga ngo ngiye kubitekerezaho. Ntawe ahita kwemerera. Birana cyane kuvuga birashoboka cyane bishoboka. Umukobwa ngo nzabitekerezaho ntawe. Biba byiza ku basore iyo ushaka kureba urukundo rwa nyarwo, niba ufite n'amafaranga ugomba kugenda utayafite, aho ugira nkaho nta kintu ufite. Aho ushobora kubona umukobwa ukunda bya nyabyo adakunze amafaranga yawe, adakunze ikintu na kimwe utunze. Ariko mu gihe cyose uzagenda wereka umukobwa ko ufite amafaranga, akubwira nshaka kujya muri salo ukamujyana inzara ibintu nk'ibyo, mpamya neza nashidikanya ko bizakugora kubona umugore w'inzozi zawe, bizakugora kubona umugore wifuza
kuzubakana nawe urugo. Nta musore uri hejuru y'imyaka makumyabiri urumva nyirashyize hejuru y'imyaka 25 utaha iwabo uzamenya ko bakuru, kubera ko inshingano utafashe ukiri mutoya sina neza ko ushaka nk'umugore ufite 35 nibwo uzajya kubikora. Iyo umuntu yagiye kuba hanze muri ghetto afite imyaka mike atangira kumenya responsibility, atangira kwifatira responsibility, akamenya uyu munsi ndarya, ejo nta mafaranga mfite ngomba kuyashaka nzishyura landlord ibintu nk'ibyo. So rero iyo ushatse umugore biragufasha, bigufasha rero bya bintu n'ubundi wakoraga ni nk'ari byo biba bigiye kwisubiramo, sibyo ko wenda yongeraho ibindi bike ariko biragufasha cyane. Inama nabagira rero ni mubiwabo. Ubu ngubu umusore waza kugutereta akibi wabo ku myaka 25 ntabwo bibaho. Ntawe ntabwo yaza mwirishye nyine yambera gute. None se yakubwira ati ndacyaba mu rugo byange bikunde urabimenya. Ukibimenya rero uhita umukatira se. Ahari abasore bagira ingeso abiwabo bakagira gutira gate, ibyo nabyo birasebetse. Wenda nubwo umukobwa atabimenya ariko biba bisebetse. Wajyana umukobwa muri gate ari yawe watiwe. None se ubundi iyo mujyanye undi ntabibona? Hari ukuntu ubuze umuntu nyine ubona atajya akunda guhindura imyenda inshuro nyinshi muba muri kumwe. So rero wajyayo ukavuga ati neza utabizi mukazaza kuvumbura ko ari ahantu yagiye gutira ghetto, cyangwa se ugaca no ku bandi bantu bari kuvuga ati runaka yagiye gutira amaghetto ntabwo agira ghetto iwabo, biba bisebetse nyine. Byaba byiza rero mujye mubwiza n'abakobwa mbwene cyangwa mu rugo cyangwa mba muri ghetto bimeze gutya. Ntabwo mbamye neza ko abakobwa muri abana beza. Ntabwo tubazi ijana ku ijana ariko ntabwo twabreye nako ngiye ntabwo byakunda, ariko ndakeka batabreye ngo mukashyira iwabo. Wasanga hari abakobwa badakunda abasore bari iwabo. Ariko weho ko nta kintu cyo kumvira ukabagira inama uti baveyo rero. baveyo bajya kujya gufata inshingano bazakora mu hazaza. Ariko se hagumye ntiyazahura n'umukobwa ufite ahubwo nawe IQ yo gutunga urugo n'ubundi ko ari uburingane n'ubwuzuzanye? Simbihakanye ariko umugore utunga urugo ashishikura umugabo. Kandi mbamya neza ko abagabo bakunda icyubahiro ko n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Rero kugira ngo icyo cyubahiro cyawe uzakibone ugomba gutunga urugo. Ibintu nk'umugore yabaye amafaranga menshi kukurusha ugomba kwihagararaho nk'umugabo. Niba ukaba umugabo ugatunga urugo, ukaba umugabo niba ukora ikirere ukaba umugabo, nicyo bita kuba umugabo. Rero niba uvuga ngo nzicara mu rugo nshaka umugore ufite amafaranga, ntabwo uzaba umugabo. Umugore azaba ari umugabo w'umugore. None se nta mukobwa waba urusha umuhungu amafaranga kandi bakagira urugo rukomeye? Ibyo bibaho na cyane ntabwo nabihakanye, ariko aho ngaho umugabo n'umusore aba yitwaye nk'umugabo mu rugo. Ariko niba uri umugabo, umugore aguha amafaranga yo kunywera, umugore yishyura minerivare z'abana, umugore yishyura umuriro, yishyura inzu, yishyura ikintu cyose, kugira ngo gusa umugabo n'indi mu rugo ni wowe n'umugore nawe nyine awuhita wisubiza. Niba uzasanga uca no kubantu ukavuga ati dore wa mugabo utunze n'umugore, kandi ndabizi neza ko nta mugabo ushimisha kumva ko watunze n'umugore. Babivuze mubanye neza n'umugore wawe bitwaye iki? Bizana amakimbirane rero. Niyo mwaba nta kibazo mufitanye, wowe ubwawe ku giti cyawe utangira kwibureninga, ugatangira kugutera induru, ibintu nyine nk'ibyo. So bizana amakimbirane rero, kandi uko wakoresha amafaranga yawe ntabwo uko wakoresha amafaranga y'umugore. Haba hari ibintu bitagomba kurenza. Akugenera ati akira kera. Umunsi so ugasanga rimwe na rimwe biteza n'amakimbirane. Ujya nimugoroba gusohoka ugiye guhura n'abandi bagabo, ugasanga umugore ari kubyinuira, ntabwo nyine biba byiza. Cyangwa ati taha kare. Ntabwo biba byiza, rimwe na rimwe akanakwibutsa ko ari ubutezi. Yego, reka tugushimire cyane rero ku kiganiro cyiza tugiranye. Hanyuma ubutumwa bwa nyuma ushaka guha urubyiruko ni ubuhe? Ikintu cyo nabwira urubyiruko
imbere yacu ni heza kurenza aho turi. So rero twitarimo kuri heza, ntawe umenya ejo, nta muntu n'umwe ufite ahazaza hameze. Ejo wapfa wakira, wabona amafaranga, waba biliyoneri, wajya gutura muri Amerika, nta n'umwe uhazi. Ariko nyine ejo hawe biraterwa n'uko uyu munsi witwaye. So inama rero nabagira tugire imyitwarire myiza. Tubahaye ikaze kuri Yoswa TV, ni umwanya w'ikiganiro. Murabona ko twabatumiriye umukobwa mwiza cyane muri aya masaha, agiye kutuganiriza. Tugiye kugenda tuganira ku bijyanye n'urukundo, imibereho y'urubyiruko muri iyi minsi, uko urubyiruko rubayeho, uko rwakwitwara. Twebwe twamubatumiriye tumuziho ubushobozi bw'uko hari inama yatanga kandi zagira icyo zifasha urubyiruko muri rusange. Tubahaye ikaze. Yego, hanyuma dutangira iki kiganiro, muri iyi minsi iyo murebye urubyiruko mubona imyitwarire yarwo naho duhereye ihagaze iti muri rusange? Tuvuge wenda, reka duhere ku rukundo, ku mukobwa cyangwa umusore bageze mu gihe cy'ubwangavu, hahandi aho umusore aba akeneye umukunzi, umukobwa akeneye umukunzi, n'umuhungu akeneye umukunzi. Umuhungu ari mu bugimbi, undi ari mu bwangavu. Muri iki gihe se ko bigoye ko usanga n'umwana w'imyaka 12 aba afite umuntu bakundana, ariko ibintu by'urukundo njye ntabwo mbyizereramo kubera ko nta rukundo rukibaho. Niko mbikeka, nta rukundo rukibaho. ya Christian, nta rukundo rukibaho mu rubyiruko. Ahanini usanga ari amafaranga. Abantu badakundana, umuntu akunda undi kubera ko amufiteho inyungu, amufiteho ikintu yamumarira, ikintu yamufasha, ibintu nyine nk'ibyo. Kugira ngo rero uzabone urukundo rwa nyarwo biragoye. Ibyo se ubona biterwa n'iki? Biterwa n'ukuntu nyine abantu twifuza. Twumva ko ibintu tudafite, ninkunda runaka ufite amafaranga azabineza. Nimba n'undi kurusha amafaranga nzagendamo ibirenze bya bintu. Nyine ugasanga kugira ngo uzabone umuntu n'uwo ukunze bya nyabyo akakubabaza kubera ko aba afite ibintu akurikije. So niyo mpamvu rero ntajya nizera mu bintu by'urukundo. Ngiye mpamya neza ko ntabwo. None se muri rusange wowe ku bwawe, niba ubona urukundo rw'iki gihe rusigaye ari ntarwo mu basore n'inkumi, kandi tukabona abantu bashyingirwa umunsi ku munsi, baba babeshyana? Abantu bakora ubukwe ariko uko banakora ubukwe nako batandukana. Nibwo nyine nkunda kubibona. Ni nawe usanga uyu munsi dukoze mariage n'umuntu, nyuma n'umwaka utarashira mugatandukanye. Mpamya ko abantu babana bakundana byari ibintu byo gutandukana. Kandi muri iyi minsi nyine zigenda zisenyuka umunsi ku wundi. Rero ku bwawe ubona hakorwa nk'iki? ikintu cyakorwa ubundi nta muntu, urukundo rusigaye ku bantu bo mu cyaro b'abantu baba badafite amafaranga, bo baba bafite isura nyayo, baba bakunda ibya nyabyo, kuko we anyurwa n'ibyo afite kuko ari byo bari kubona. Ariko abantu baba mu mijyi, abakobwa bo mu mijyi cyangwa abasore, hari abasore usanga bajya ku bamama baba bakuze, ugasanga ari bakunda umukobwa ni nka kandi ntabwo nyine amukunda kubera ko aramufite gusa kuba umuntu atamujyana ahantu. Kimwe n'umukobwa ugasanga afite umupapa ariko nyine hari n'undi muntu afite ku maso. Rero ntabwo biba ari byiza. Mpamya neza ko ubajije n'umuntu afite umukobwa kuko yatumufite runaka, ariko ntabwo namugira mu bantu. Yego, reka nze nkumvishe imwe mu myitwarire y'urubyiruko rw'ubu ngubu, hanyuma uratubwira icyo ubivugaho muri rusange. Kibuze niba uhembwe 500, hiyemera ukamuha 200 akiyita. Uhembwe nka 500, ukiyemera ukamuha iminsi 30 igize ukwezi, bose akamemero yasengeza na kwa modesi. Wakoze iki wowe? Ese undi ko muyishyuramo amafatire mukamuha amabiri? Nta kibazo. Niba umusore ahembwe nk'ibihumbi 300, 200 akabiha
umukobwa, iki gitekerezo wowe uracyumva ute? ngewe ahubwo nawe ni make. Okay, ngiye ku ruhande rwanjye urumva nibyo nakubwiraga nta rukundo rubaho. Niba umusore akoreye 300 akaguhereza 200 w'umukobwa, urabizi neza ko akeneye kuzigama kubaka mukazabana nyine hari ikintu afite. Ayo 200 uragenda hahemo shopping, ujye muri salo wiyiteho, hanyuma usanga nta nubwo ari we wenyine ukunda. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nta rukundo rukibaho. Gusa njye ku ruhande rwanjye ntabwo nemeranya nawe, kubera ko mpamya neza ijana kuri ndi ko urukundo atari amafaranga. Kandi umuntu ugukunda bya nyabyo ntabwo ajya gusaba amafaranga. Umuntu ugukunda bya nyabyo yifuza iterambere rye kurenza kwifuza amafaranga yawe. Niko ndihamya cyane. Nta mukobwa yakoze mu kabari igihe kinini washyira mu rugo ngo yubake ngo muhere kuri zero ngo muzagere hejuru. Keretse ufite amafaranga, kandi nabwo ya mafaranga mfatika pana tuno dufaranga two kurya, amafaranga menshi avamo nayo kwenjoyinga. Kuko uriya mukobwa afite ubuzima yamenyereye kurya burushete nziza, ikirayi gisize, kunywa kabyeri, kandi ibyo byose nta kofi yashoye. Rero kumugeza mu rugo atangira kurutsa ko na geto y'Ibihumbi 5 yananiranye kuyishyura, afite abasponsa barenga 10 bamwishyurira atarishyura inzu na rimwe. Wowe waba wakishe. Can you imagine ikindangamirwa ari n'igihe iva ku mihanda yabonye umugabo mwiza, ariko igakumbura ubuzima bw'imihanda igasubira n'ubundi ibibazo yizanye mu bukene. Uriya mukobwa rero wikorera mu kabari wamenyereye ibintu by'umuntu, abagabo akaza akamuharara akamwitaho, ejo akaza akamuharara akamwita, ejo akaza akamuharara akamwitaho. We ntabwo uzi kuzumubarira ngo uyu munsi ngo twungutse bibiri bivamo agapeti kamwe, bivamo burusheti. Aha, wenda turekeye aha ngaha. Uyu mukobwa aravuga ati, n'urubyiruko muri rusange nkawe, aravuga ati uko bimeze kuri iki gihe nta mwana w'umukobwa wakura mu kabari ngo umugire umudamu yubaka urugo rukomere. Wowe urabyumva ute? Kandi yanavuze indangamirwa ko abakobwa bose bakora mu kabari ari indangamirwa. Nyine abantu bakora mu kabari kariya ni akazi nk'utundi tuzi uko two twose, kandi nta muntu ujya wishimira gukora mu kabari. Haba hari impamvu iba yaratumye ajyayo. Iyo mpamvu yatumye ajyayo, aramutse abonye umuntu nkamukunda nkeka ko yavayo. Rero abakobwa mu kabari nibo bubaka kurenzaho abandi. Nibo kubera ubuzima bubi baba baraboneye hariya hantu barubaka pe. None se ko avuga ngo hari ibintu abona mu kabari adashobora kubona mu rugo? Turemererwa kuko wenda izo nyuma za buri munsi mu rugo ntabwo yazibona. Ariko nanone ntabwo bivuze yuko kuba atabona izo nyuma za buri munsi ntabwo abibonera ubuntu. Hari ibyo atanga kugira ngo ibyo barimo. Nyine urumva buri kintu kigira igiciro. Uwo mugabo uza bakamugurira akamwishyurira inzu ibiki n'ibiki, nawe hari ibyo atanga. Ndakeka rero umugabo umwe yagukorera buri 3, nawe ugira ukarangira gushaka umuntu umwe ukwitaho uzajya ku buryo najya mu rugo se cyane, ajya mu rugo kubaka urugo. Biriya bintu byo mu kabari mu rugo azajya bikora se? Arabireka. None nashaka umuntu udafite ari amafaranga. Agiye kumushaka bizi neza ko nta amafaranga afite. Yafashe umwanzuro abizi neza. Ntabwo rero waza kumbwira abakobwa mu kabari barubaka kurenza abandi bakobwa bari hanze. Barubaka ko bavuga ko rwose nibyo bavuga, ariko ntabwo ari ibya nyabyo. Ntabwo mbizi, ntabwo n'ubundi bose bakubaka, ariko bake mu rugo bubaka. Aha, hano turacyumva ibiganiro rero. Umva, hari ikintu ngo kitagezweho. Kwambara ikariso bigezweho ntabwo bigezweho pe, kuko urumva iyo ufitanye n'umujamamani gahunda, mani uragiye kujya gukuramo ikariso n'iki mani aba ari hasi. Ntabwo rero kwambara ikariso bigezweho mani kereka kabisa. Kwambara ikariso, kutambara ikariso mani bituma ibidudu bikura mani. Ntabwo byakuze, uracyashaka ko bikura? Birakura nyine, kagiye kugenda mani, ugenda nyine ukora akazi bishoboye wenda bigabanyuka, ariko kwambara utambara ikariso birakura tukarushaho. Aha, uyu mukobwa urumva aravuga umwenda w'imbere. Hari umwenda w'imbere avuga ko ngo kuwambara ntibikigezweho. Mu rubyiruko ubona bimeze bite?
ariko mpamya neza ntashidikanya ko umwenda w'ibirayi ikintu ahubwo nuko ugenda utawambaye umara iki se? simbizi nyine umara iki? simbizi ibyo bintu byo kuvuga ngo umanga ibidudu bikura iyo No. ubashije gukura nkeka ko nabyo birangira kandi umuntu ubivuze yumvisha avuga ngo umuntu mukuru ntabwo ari umwana ni mukuru. ya rero ni ukubeshya turacyayambara imyenda y'imbere cyane none se ko kandi wumva umukobwa nzi utawambara ntiwe nyamara kutayambara ngo ibidudu birakura? oya ntabwo ari ibyo byo kuvuga ngo ufitanye gahunda n'umuntu ngo biba byoroshye ahubwo si ubwo umuhungu ukubona ugiye wambariyeho atekereza nta nubwo ajya akeka ko wahura n'undi ukubwira ati wambaye agahita umuhereza tukabona mwese nk'iyo muri kuganira nk'abakobwa cyangwa urubyiruko muri rusange mwumva koko bikigezweho cyangwa bitagikwiye? wani handi bigezweho rwose kuko n'inganda zibikora kugira ngo tuyambare so nta mpamvu rero tuba tugomba kuyambara tukagura tukayambara ariko hari ibintu biba bitagezweho nka kera abantu bakundaga kwambaraga amasurujipe ubuse baracyayambara. wenda iyo myenda ntabwo ikigezweho ariko ubu hari ibigezweho wasanga rero ubwo wowe warasigaye inyuma bamwiterambere. ibyo byaba ari byo ntabwo ari ugusigara inyuma ntabwo ari iki simbizi neza ariko mpamya neza ko kwambara imyenda y'imbere hari ikintu bifasha hari ikintu birinda urabizi bano abantu bambara imyenda migufi abakobwa bambara imyenda migufi uriya mwenda w'imbere urakurinda cyane kuko ushobora kunama ushobora gufata ikintu ukunama ugasanga ugiye hanze ahubwo ariko kariya kantu k'imbere karaporoteje nyine gatuma hari ibintu bigenda neza mo gakeya. tukiri aho ngaho ku myenda y'imbere nibyo wari ukomojeho ngo imyenda migufi buriya kwambara imyenda migufi wa wundi bigaragarira ko ari mugufi. Nk'ejo hari habaye graduation muri kaminuza y'u Rwanda nta abakobwa hafi ya bose bari bambaye za mini ariko zigaragara amajipo magufi. Kubera iki? Imyenda mugufi nyine uwambaye niwe wowe wita mugufi uwambaye abona amabenda ariko se ntabwo bishoboka ku buryo umuntu ajya hariya akambara akenda gatoya ngo ntabibone. nta mwenda mugufi ntawo ubwo ni mu kanya noneho turi tuza kugera gusa gasohoka ababona yambaye ikintu kirekire ariko ubwo abafite amaso atabona nyine muri rusange. None se reka nko kuri graduation uzaba usanga umwana w'umukobwa asanzwe afite imyenda myiza isanzwe ariko najya kugera kuri graduation adodesha uriya mwenda mugufi ukavuga uti reka nzamureho. oya njye ntabwo navuga ko abayabuze ndazamureho cyangwa se iki mu ma graduation menshi y'amakaminuza yose nagiyemo abakobwa bakunda kwambara imyenda itari miremire cyane ariko nyine migufi cyane ariko byerure. Wowe uri gushaka kubeshya abantu bazabibona bazaguhakanya nawe uzayambara tuvuge izaba igeze nka hesa nk'uhaguruka ututwereke oya twereke nkawe aho wayigeze. ntawamenya ariko mpamya neza ko ntamenya ni ukuvuga ku bantu bakuzemo babona abakobwa bambaye imyenda mugufi nyine ntabwo washimisha abantu wambara ugera ku maguru ntibikubereye wambara ugera mu birenge wambaye ubusa wazamura nyine ntabwo washimisha abantu. Abageze mu zabukuru rero abakecuru n'abasaza bubu barabashinja kutitwara neza nk'urubyiruko. Mwebwe bashingira ku myitwarire y'urubyiruko muri rusange. Kwitwara nabi? Oya ntabwo ari kwitwara nabi twebwe tugenda twikinisha ngo muri abagenzi rero mu gihe cyacu niko bimeze nabo mu gihe cyabo hari ukuntu byari bimeze ntabwo nyine twari ngo tumenye ariko hari ukuntu byari bimeze buriya nabo wasanga abantu bavutse mbere baravuga ati bano bana bimeze bite nibakura bizagenda bite rero nta ariko se wowe reka nkubwire cyangwa nanakubaze muri rusange urubyiruko hari ibyo rushinjwa. Niba nk'umusore agize gutyo ubundi yabaga ari mu rugo nka 12:00 arimo afasha imirimo ababyeyi akagira gutya akitahira 5:00 z'ijoro ngo yari ari mu gitaramo, ibyo bintu birakwiye?
abaye atari ari mu kazi ariko nyuma numva nta kintu bitwaye nyuma numva nta kintu bitwaye kuko umuntu atashye saa 5 za nijoro wenda ari umukobwa biba bigaitse ko nta mukobwa utaye izo saha ariko ku umusore mukuru barumva nta kibazo ariko ku mwana w'umukobwa ubundi umwana w'umukobwa watinze cyane yakageze saa na nyuma yaho birashoboka yatse uruhushya bizwi nyine n'ababyeyi birashoboka ariko umusore ntabwo bari ngombwa byanagorana reka kubona umusore ufite imyaka 20 ngaho ikiri iwabo aba yagiye abagomba kugira hanze gushaka atarazana umudamu akava mu rugo ntabwo muri kimwe yajya hehe muri ubwo rero hari uri kutwumva uzatureba akeneye kumenya ajye hehe ufite imyaka 25 kiri iwabo nta kintu kirimo pe nta kintu kirimo ubaje kugutereta akiba iwabo kubera none se yambwiriye kandi ari iwabo none si iwabo yaba icyo kumbwira kandi ari iwabo hamutwaye ikizi kereka mama wabaye ari umbwira cyangwa umbwira gutyo ariko ubundi umusore ufite imyaka 25 umusore utereta agomba kuba aba mu nzu yakodesha yishyura mu gihe runaka azashaka umugore azaba afite experience yo gufata responsibility kuko azaba yarabikoze mu mbere azi uko bishyura inzu azi ukuntu nuze zose zimeze ariko ngira ngo nzava mu rugo njye gushaka umugore mvuye mu rugo ntarigeze wowe kubwawe urabagira inama nese ko hari abari kutureba bakiri mu rugo iwabo abasore bakiri mu rugo bahave bajye gushaka none se baragenda arabyuka mu gitondo mu rugo iwabo akanywa wenda icyayi nagenda hatazabona icyo cyayi cy'iwabo nagenda hatazagira ibyo mu boye yatetse nagenda hatazabwira papa meze gutya wamaze ko wisize urusendara abantu abasore n'inkumi umukobwa we birumvikana we yigumira iwabo we nta kibazo umukobwa aba yemerewe kuva iwabo ajya mu mugabo ariko umusore ubu nta kintu yakubwira w'imyaka 25 iwabo nashaka bafite ngwino ujye kwikodeshereza ubwo aho ni hahandi aza kugusaba urukundo akagenda akabiganiriza mama we yakavuga uriya mukobwa naramukunze nyine ni hahandi usanga n'urwo rukundo niyo warumuha kandi kubera ko buri kintu cyose aje kukubwira ngo mwaramubwira amubwira ngo iki se nk'urugero kuko niwe mujyanama afite niwe muntu umuhora hafi ntabwo ajya hanze ngo arebe inshuti umusore ukiri wawe ufite imyaka 25 mpamya neza ko yaganiriye n'abahungu bagenzi bagenda akabwira ngo byabaye none se ko bavuga muri rusange iyo uganiriye nabo bavuga ko cyangwa bakagaragaza ko kujya kwikodeshereza uri umwana w'umusore utarashaka umugore bikujyana mu ngeso mbi nta kintu geto ihindura ku muntu none se niba ko bavuga ko ihene mbi utayizirikaho yawe aho ngaho haba hahurira n'abantu benshi bamwanduza ingeso mbi abo bantu inshuti uba ufite iwanyu wanazikomeza nyuma muri geto ntabwo wavuga ngo ihene mbi ubwo n'ubundi izo nshuti nizo uba ufite nyine ntabwo rero nkeka ko muri geto nta kintu kidasanzwe kibayo ni ibisanzwe uburere bwose wahabwa iwanyu naho wabuhafatira n'umukobwa yayijyamo byaterwa kubera ko muri iyi minsi ni gender balance kandi bigomba kubahirizwa ntabwo abakobwa tugera mu gikari so rero byahabwa muri geto akikodeshereza ibintu byose niba wabanyemera nta kibazo yahabwa cyangwa niba atuye kure y'urugo rw'iwabo se cyangwa ari mu kazi akazi aba ari umuntu mukuru wakifatira imyanzuro wakifatira ibyemezo ni mpamya neza kugira ngo yahabwa hanyuma nk'umwana usiga muri segonderi we ntabwo aba yemerewe kujya kuba muri geto kuko aba akiri umwana ariko umuntu mukuru washobora kwifatira ibyemezo uwo ari we wese yaba muri geto hanyuma muri iyi minsi turimo turagenda dusatira n'umusozo
abasore n'inkumi ikintu buriya iyo bageze mu bwangavu n'ubugimbi ikintu kiba kibaraje inshinga kibari ku mutima ni ukubona umukunzi. Ubu ngubu umusore iyo aje kureba umukobwa muri iki gihe ni ayahe magambo amubwira, cyangwa se aracyaza kumureba nka mbere habanje habaranga, ubu ngubu musigaye mwihurira niko mbikeka, cyangwa ni social media? Bigenda bite ku muntu ugeze muri icyo kigero cyo gushaka umukunzi, abigenza ate? Hari n'udukurikiye ushaka kumenya abigenza ate? Abaranga bo ntabwo bashyiraho. Biba byiza iyo wihuriye n'umuntu mukavugana, ukaba ariwo mwaporoshinga ku giti cyawe, nta muntu umugwaramo pasi cyangwa se umukurangisha. Hari n'abahurira kuri social media, ariko impundu zo kuri social media ntabwo zijya zihita zitandukana. Biba ari scam, umenya neza ko biba ari scam. Murakundana ugasanga agusabye amafaranga cyangwa se ubura yamusabye bikarangira mutanabonanye, ariko umuntu mwihuriye neza mukivuganira ukamwaka nimero, iyo ugize imana ugasanga ni umukobwa cyangwa se umuhungu ufite imyitwarire myiza, mushobora gukundana igihe kinini. Ariko nyine usanga ari wa wundi warenze uko hanze bimeze, nta kintu ushobora kumara, aho ujyana amafaranga amagambo. Hanyuma noneho rero iyo aje kugusaba urukundo ubu ngubu ni ayahe magambo yakubwira wenda ukumva gukoze nko ku mutima ukavuga uti mvuye mu byanjye? Kuri njye ntayo. Urumva ntabwo najya kubeshya abantu, nta muntu urayambwira. Kuri njye ntayo. None se ubu nta kintu kijya kigukora ku mutima kuko umuntu yaza akakubwira? Ashobora kuza wenda yafashe mu mutwe umuvugo wa rumaga Ibyo ntabwo bikigezweho. ntabwo bikigezweho, akavuga turakarabo turakarabo. Ibyo by'imivugo byo turabo ntabwo bikigezweho. Ibyo ni ibya kera tukiga muri primaire. No kwandika utubaruwa, ibyo byari ibya kera. Ubu ngubu mpamya neza ko umufata ukamusohokana mukabivuganira hanze, ukamubwira ko umukunda mu magambo make nabwibuze neza bitabipfa. Shaka uri guca intege abana b'abasore, noneho uzanyemo ikinungo cyo gusohokana umwana w'umukobwa. None se yaje akagusura mu rugo iwanyu? Mu rugo kandi? Mu rugo nyine. None se azagukura nk'umugeni? None se ati mu rugo kandi? Oya, biba byiza nk'iyo ugiye kugira umuntu kumukunda ndimubwirira ahantu hatuje. Hanyuma se mwebwe muracyavuga ngo mugiye kubitekerezaho cyangwa musigaye mwemera mu bihe? Erega nta kintu tuba dutekerezaho tuba tudafite. Umukobwa ukubwira ngo ugiye kubitekerezaho ntabwo agukunda, nawe uzanagukunda. Ushobora gutekereza ukazananirwa. N'ubundi ibyo bintu aba agiye gutekerezaho kandi yagusubiza. Nzabitekerezaho nta kibazo. Abakobwa babikora se bo urabavugaho iki ati ngiye kubitekerezaho? Ndabyemera, abakobwa bo mu cyaro bashobora kubikora kubera udusoni n'iki, ariko nta mukobwa w'umusirimu wavuga ngo ugiye kubitekerezaho. Ntawe ahita kwemerera. Kwemererana cyane, kuvuga birashoboka cyane bishoboka. Umukobwa ngo nzabitekerezaho, ntawe. Biba byiza ku basore iyo ushaka kureba urukundo rwa nyarwo, niba ufite n'amafaranga uba ugomba kugenda utayafite, aho ugira ngo nta kintu ufite. Aho ushobora kubona umukobwa ukunda bya nyabyo, adakunze amafaranga yawe, adakunze ikintu na kimwe utunze. Ariko mu gihe cyose uzagenda wereka umukobwa ko ufite amafaranga, akubwira nshaka kujya muri salo, ukamujyana inzara, ibiki ibintu nk'ibyo, mpamya neza ntashidikanya ko bizakugora kubona umugore w'inzozi zawe, bizakugora kubona umugore wifuza kuzubakana nawe urugo. Inama mutanga ni iyihe mukurikije ibyo twaganiriye? Ubona ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo, ariko ndagira ngo wongere ubwire ba basore, utanga ubutumwa ku basore bakiba iwabo kandi bakuze? Kubera iki? Nta musore uri hejuru y'imyaka makumyabiri, urumva nyirashyize hejuru y'imyaka 25 utaha iwabo uzamenya kuba, kubera ko inshingano utafashe ukiri mutoya, simenya neza ko nushaka nk'umugore ufite 35 ariko uzajya
iyo umuntu yagiye kuba hanze muri ghetto afite imyaka mike atangira kumenya responsibility, atangira kwifatira responsibility, bakamenya uyu munsi ndarya, ejo nta mafaranga mfite ngo mba kuyashaka nzishyura landlord ibintu nk'ibyo. So rero iyo ushatse umugore biragufasha, bigufasha rero gute bya bintu n'ubundi wakoraga ni nk'aho ibyo biba bigiye kwisubiramo, sibyo ko wenda yongeraho ibindi bike ariko biragufasha cyane. Inama nabagira rero ni n'ubuvuzi. ubu ngubu umusore waza kugutereta akiba iwabo ku myaka 25 none se yakubwira ati ndacyaba mu rugo? Dange bikunde urabimenya. Ukibimenya rero uhita umukatira se? Ahera abasore bagira ingeso abiwabo bakagenda gutira gate, ibyo nabyo birasebetse. Wenda nubwo umukobwa atabimenye ariko babisebetse. Wajyana umukobwa muri gate ari yawe watiye none se ubundi yamujyanye undi ntabibona? Hari ukuntu ubuze umuntu nyine ubona atajya akunda guhindura imyenda inshuro nyinshi muba muri kumwe. So rero wajyayo ukavuga ati tuye ahantu heza hameze utabizi, mukazaza kuvumbura ko ari ahantu yagiye gutira ghetto, cyangwa se ugaca no ku bandi bantu bari kuvuga ati runaka yagiye gutira amageto ntabwo agira ghetto iwabo, biba bisebetse nyine. Byaba byiza rero mujye mubwiza n'abakobwa ubwenda cyangwa mu rugo cyangwa mba muri ghetto bimeze gutya. Ntabwo mpamye neza ko abakobwa muri abana beza. Ntabwo turi beza ijana, ariko ntabwo twabreye ni umuntu nako njye ntabwo byakunda, ariko ndakeka batabreye ni umuntu ngo nuko akiri iwabo. Wasanga hari abakobwa bagikunda abasore bari iwabo. Ariko weho ko nta kintu cyo kumubwira ukabagira inama uti baveyo rero. baveyo bajya kwiga gufata inshingano bazakora mu hazaza. Ariko se hagumye ntiyazahura n'umukobwa ufite ahubwo nawe IQ yo gutunga urugo n'ubundi ko ari uburingane n'ubwuzuzanye? Simbihakanye, ariko umugore utunga urugo asuzugura umugabo. Kandi mpamya neza ko abagabo bakunda icyubahiro kuri ikintu icyo ari cyo cyose. Rero kugira ngo icyo cyubahiro cyawe uzakibone ugomba kugira ibintu nk'umugore yaba yahembwa amafaranga menshi kukurusha, ugomba kwihagararaho nk'umugabo nyine ukaba umugabo, ugatunga urugo, ukaba umugabo niba waba ukora ikiyede ukaba umugabo. Nicyo bita kuba umugabo. Rero niba uvuga ngo nzicara mu rugo nshaka umugore ufite amafaranga, ntabwo uzaba umugabo. Umugore wazaba ari umugabo wowe umugore. none se nta mukobwa waba urusha umuhungu amafaranga kandi bakagira urugo rukomeye? Ibyo bibaho na cyane, ntabwo nabihakanye. Ariko aho ngaho umugabo n'umusore aba yitwaye nk'umugabo mu rugo. Ariko niba uri umugabo, umugore aguha amafaranga yo kunywera, umugore yishyura minerivare z'abana, umugore yishyura umuriro, yishyura inzu, yishyura ikintu cyose, uyu gusa umugabo ninde mu rugo? Ni wowe n'umugore. Nawe nyine wihita wisubiza. Uzasanga uca no kubana ukavuga ati dore wa mugabo utunzwe n'umugore. Kandi ndabizi neza ko nta mugabo ushimisha kumva ko atunzwe n'umugore. Babivuze mubanye neza n'umugore wawe bitwaye iki? Bizana amakimbirane mu rugo. Niyo mwaba nta kibazo mufitanye, wowe ubwawe ku giti cyawe utangira kwibureminga, ugatangira kugutera induru, ibintu nyine nk'ibyo. So bizana amakimbirane mu rugo, kandi uko wakoresha amafaranga yawe ntabwo ari wakoresha amafaranga y'umugore. Haba hari imiti itagomba kurenza. Akugenera ati akira uyu munsi urafata yawe uyu munsi. So ugasanga rimwe na rimwe biteza n'amakimbirane, uko ujya nimugoroba usohotse ugiye guhura n'abandi bagabo, ugasanga umugore ari kubyinubira. Ntabwo nyine biba ari byiza, cyangwa atitaha kare. ntabwo biba ari byiza. Rimwe na rimwe akanakubitsa kari bugutonze. Yego, reka tugushimire cyane rero ku kiganiro cyiza tugiranye. Hanyuma ubutumwa bwa nyuma ushaka guha urubyiruko ni ubuhe? Ikintu cyo nabwira urubyiruko, imbere yacu ni heza kurenza aho turi. So rero twitware nk'aho dufite imbere heza. Ntawe umenye rero, nta muntu n'umwe uzi ukuntu ejo hazaba hameze. Ejo
wapfa wakira wabona amafaranga waba biliyoneri wajya gutura muri Amerika nta n'umuhazi ariko nyine ejo hawe biraterwa n'uko uyu munsi witwaye inama rero nabagira tugire imyitwarire